motari wendeko none amaguru gato bikandagira hasi nkumvisha umunye inyazamure nyajyane he zamuraho gakeye yego moto wasazi wakwashinguka ego wow nose komba nuvuga nk'abakobwa ukomba nuvuga nk'abakobwa banjewe nuko nose ko twari turi kuganira si harubwo si ibintu bizajya bizahara umuntu azabibona kandi nakubwiye ko abantu bari kutureba ubuntu bwigize ariko nago twabita ubuntu twabita yego ko please nago njya ngo bayikaze bakunzi ba Joyeuse wa Juno nizere ko mumeze neza mu byo mukora byose ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze mwebwe mukurikiye kino kiganiro mwebwe tugiye gutangirana kambifurize amahoro y'Imana abane namwe mu byo mukora byose mbifurije ibyiza byinshi uyu munsi wa none mbifurije amahoro ya Nyagasani Imana ibaho umugisha reka mbabwire ngo tugiye kubatwikira tugiye kubashimisha aka kanya tugiye gukora ibintu bya fresh kanizere ko mugumana natwe mu bintu byose tugiye kuvuga cyangwa se tugiye gukora biteze kutangiye uryaho tugiye kubaha ibintu bya fresh so bitangiye kubibaha nose ngaho utangiye wisetswa biteze umeze ute mama waramufashe umuntu umusore yagize isoni biti nose kuri guseka kubera ndeba cyane ntago nongera kukureba none se amakuru witwa gute nari nzi ko Joyeuse ari umuzungu please byuka abantu bakureba Joyeuse burya ni umuzungu gute ufite n'ubwoya bite babaye yanjye n'ubwa mbere mubonye pe icyo kiri gutuma wisetsa ngo pe yo nawe wandebye cyane ntabwo ukunda abantu bakureba abakobwa bandeba cyane ntabwo nongera kukureba reka nirebere muri kamera sindi bwongere nose kuri kuryama ku meza reka tuganire bisanzwe duhura bwa mbere ko utasetse ngo uryame ku meza nuko utakomeje kundeba cyane kubera ko hari ibyo mwari muhugiyemo nk'ibiki nabonaga muri mu kazi kenshi uri umuhanzi ufite indirimbo nako ni kaba iyo uri kuri seti bite kuri kwisetsa mbonye Joyeuse nose mana yanjye please ndakwinyiza nandimo nkubaza ufite indirimbo nshya ni kava sibyo ni kava yawe ni iyihe ni kihishe muri kava kirenze ibyo abari bayikozemo wowe ugahita ushaka kuvuga ati ngiye ngomba kuzana kava nshaka ko ibintu biba seriye tukaba seriye apana kwisetswa ngo no ntago ibyo dukeneye reka tuganire bisangwa ku buryo n'abantu bari butubone badufatiraho icyitegererezo sibyo kandi ndakwakiye hano kuri Joyeuse wa Juno utangiye kunsetsa wallahi niwana yego si we kuri kwisetswa nk'abakobwa utuntu twose n'abakobwa wallahi none twa tugiye gutangira utanatwibwira amazina yawe aho uturuka aho uvuka ngiye aho mvuka ntabwo ndi buhavuge kubera yuko ubu ndabizi kuva ngeze kuri YouTube ubu abantu bose barabayagaye banzi batangire kujya bahamagara n'abatakuzi bayagara none bambonanye n'icyamamare Joyeuse none ubwo ngubwo uhavuze nibwo bayagara utahavuze ntago bayagara oya ntago ari ngombwa reka mvuga amazina cyangwa abakobwa barayagara kwera bunye ubukobwa bwo buratangira kujya bunyizungurishwa ahubwo zanyashi yego ariko se ko mbona kuzizunguriza kandi uri umuhungu
kubera ubuzi ukuntu abakobwa bakunda abasitari ubu kubera nabaye icyamamare urabigira kujya bumbona bwinyukanyuke bwigiruke urabizi neza ko wabaye umusitari umuntu wese yego umuntu wese ugera kuri YouTube isaba yabaye umusitari yabaye umusitari nyine wow nanjye ndi umusitari cyane rwose ahubwo ngiye byanunguye kukubona gute kutagifite isoni kandi nyiri kukureba nyine ziri kugenda gake gake ariko no kwihagararaho ariko umenye ko ndi umusore uri umusore okay ngaho tubwira amazina yawe utwibwire wavuye he wanze kutubwira ahantu ngo uvuka ngo bakinyukanyuka aya bakinyukanyuka ngaho tubwire amazina yawe ni ayahe amazina yanjye nitwa CG Bruce CG Bruce CG Bruce yeah Bruce iryo zina risobanuye iki warikuye he risobanuye iki Mbona nzi ko witwa motari nzi kuririmba nka Bruce Melody nzi ko witwa motari izina rya Yesu motari subwo motari ni izina mwa impamvu wagiye ise nuko nguririmba nka Bruce Melody CG rero na amazina yanjye nitwa Claude Jean wadutereye nk'agaparuso agapera none se ko wakoze kava ni wakoze ya Bruce Melody nazo urumva wakoze ya mugenzi we urumva iriya ndirimbo ni nshyashya kandi ije vuba kandi na Deben ndamukunda kandi na ba Kevin Kade ndabakunda na Element ndamukunda kandi byatari kuko nirangoma iri muri style ya Element iri style okay ndabyumva neza cyane ubu ngubu waje uturitse he wavuze ati ese wari ubyiteguye kuje gukorana ikiganiro na Joyeuse wa June ngiye numvaga bitanashoboka yego numvaga bambeshya ukuntu bambwiye ngo banguka fata umumotari nirukanka ngo mota ngezana haranahandenza uzana ngejeje yarandengeje umva kure cya buryo urugendo rwo kugaruka yaratangiye yinuba ngo wa muntu wenga ahantu nzanye ni wowe utahazi ngo ngewe nguranyongera ndi mafaranga ndamubwira ati nta kibazo mbone Joyeuse wow usunguriye iki ko twahuye nasubundi akakubwira kukugurira iki Joyeuse shangiye ngurira amata yego amata yoroshye ngurira amata kabisa yego nk'ibikira cyangwa ntabwo bivugira hano kuri kamera ko najya nywa fanta akahe kakandi k'umutuku habaho fanta y'umutuku fanta y'umutuku oranje okay nayo ibikenewe mu buzima intebe yawe wicaye ifite umunyenga yego zamura amaguru gato bikandagira hasi nkumvisha umunyenga nyazamure nyajyane he zamuraho gakeya yego ariko reka nkubwire ngende uri gutuma nseka kandi sinkeneye guseka none numvaga nshaka ngiye kukubona pe nukuri nishimiye kukubona ikiganiro tugiranye rwose ngiye ndumva unezerewe ubu se n'iki wabwira abantu badukurikiranye kandi yajya abantu badukurikiranye oya se have abantu badukurikiranye si ubu bari kutureba bari kutureba ni iki wababwira si ubu njye kureba hari imbere ko turimo we genda urebe ugaruke wicare genda urebe ko urimo ikibazo urasanga wavuye nugenda urahita usanga urabona ko ndimo nawe urimo nawe urimo oya ngenda bizi neza ko urimo nibirangira turahita tukwereka ubu ngubu abantu benshi bari kukureba benshi cyane benshi na Habibu igihangange aragukurikiye none se ngewe mbikabuga ubikabuga ariko ntabwo wavukiye kabuga naje nje gushakisha ubuzima i Kigali to wanyuze mu buzima bubi nk'ubwo twagiye ducamo ngewe menya naranyuze mu bubi cyane kuruta ndabyumva kuko urumva ngewe nabonye n'i Kigali ndi mukuru ngeze Nyabugogo ahubwo wowe wambaza ngo ukigera i Kigali wasanze bimeze bite ase wamugane iyo niyo matsiko mise ngira mise numva nyine wowe bimbaze nkuko mubwiye ukigera ngo we ukigera i Kigali we ukigera i Kigali byagenze gute
nkigera i Kigali gusa ukuntu byagenze mba narahageze mbona abantu benshi mbajije umuntu ko twegeranye w'umumama mubajije ngo aha ni he tugeze arandeba mu maso arambaza kuko mbona uri umusirimu i Kigali ni ubwa mbere so wageze ndamubwira ati ni ukuri simwiyemeye amagambo yangeze i Kigali pe arangije nyine arambwira ngo aha ngaha ni Nyabugogo arambwira tubike telefone kure mpita nyikura mu mufuka nyishyira mu wundi mufuka arambwira ngo ubwo se aho ngaho niho mubwiye kure none ndamubaza se nyishyire he arambwira ngo yishyiremo imbere mu ipantaro umva mw'imbere mu ipantaro gute nyishyira muri bogisa nyishyiramo mana yanjye umumama arandeba cyane arambwira ati wa mwana we bizaguhire pe Kigali ariko ubu ngubu wamaze guhira ndamubwira ngiye kubashakira imibereho nyine byagiye byanga kubera inzira z'Uwiteka atabura uko agenda ukigera i Kigali ukimara nyine nko kwamenyera mu gace niki cyakubangamiye niki cyagiye kikubangamira nyine nawe ukumva urabangamiwe koko ikintu cyagiye kimbangamira ni nk'imibereho yabo inzara ikanyica nyine nkaburara waje wibana se ngira ngo naje nje kureba abandi bantu biri iwacu twagombaga kubana kuko bari bambwiye ngo mbasanga aha n'aha warahageze urababura se ku buryo utangira kujya wishwa n'inzara byagenze gute narahageze mpageze ubwo ngubwo biba ngombwa ko bambwira ngo bari mu kazi ngo bategerereze kuri gare nirirwa mwicaye izuba riranyica nkagira ngo mu kanya arabaje nkagira ngo ari kundeba nabona ibimoto n'ibimodoka byose ukajya kubaza ati n'umuntu nabajije hari n'ahantu nagiye kuri shopu noneho njya kuba nari nzi yuko umuntu wese w'i Kigali abazi njya kubabaza ndababaza ngo mwandangiye kwa kanaka babwira umuntu nyine arabwira ngo hari umuntu wiriye iwacu nyine w'umukire witwa gutyo uwo muntu Zariyasi n'undi witwa Kagibwami noneho ndangije ndababwira ngo ndababaza kwa Zariyasi mwanyoboye mukandangira kwa Zariyasi arambwira ngo Zariyasi wohe ngo ntabwo tumuzi ndababaza se kwa Kagibwami wo ntabwo mwaba muhazi barambwira kwa Kagibwami ntabwo bahazi noneho hari undi muntu nasanze rero ku muryango abantu bacuruza imyenda nabimenye inyuma wamenye nyuma mbwira ngo kagira inkuru umva narakugendeye kuri shop ahantu bacuruza imyenda no kutagera i Kigali uri umwana biragatsinda mageze urabona kiriya kintu bashyira ku muryango kimeze nk'umuzungu bakacyambika imyenda n'inkweto bakita gute maneke bakita maneke noneho nasanze kiyambariye ingofero wagira ngo ni umujama mwiza mbona ari umujama mwiza yihagarariye yifashe uko nguko andeba neza nkabona umuntu ntagahumbya ndavuga ni se buriya yamenye we mbona yamenye neza ndavuga ni rero kuva yamenye reka ngende uriya muzungu njye kumusuhuza wasanga ari inshuti y'iwacu reka ngende musuhuze namucaho namusuhuje akagira ngo singira umuco ubwo ndagenda nyine ndamwegera muhaye intoki yanga akomeza kwifata kugira ngo aragusuzuguye ndavugana abantu b'i Kigali barasuzuguye ndamubwira ni se wanyoboye basi nkabona ntabwo ansubiza ndamubwira mbabarira unyobore yanga kunsubiza ndamubaza ndamwongorera nitonze ndamubaza ngo kwa Zariyasi nihe baracecetse abantu bose bandebye bahita baseka ihangane rero aho naje kubariza umuntu nyuma nkamenya ko kiriya kintu ari maneka ari ikintu cy'igipopi kitari umuntu ase ko nzi ko maneka aba ari umukobwa naracecetse umuntu twari turi muri icyo umuntu twari turi kuganira turi kumwe ikintu ni igice akambwira ngo kiriya nicyo bashyiraho imyenda kugira ngo abantu babone yuko ibabere ishobora kubabera ko tuzi yuko baza se ngo byarangiye nahise nceceka ndiseka mu mutima ndangije aho nahiye nditekerezaho ndavuga ni genda korode waragwishije ishyano genda korode wagwishije ishyano ubwo se koko wari ufite ishyano ese buriya reka tuvuge
nkunda kumva abantu bavuga ati uyu kana kagushyisha no nshaka nsobanurire ishyano ni iki nyine ishyano urumva ishyano byaterwa n'ibyari hari uburyo bwinshi ishyano karigize ukuntu ntazi nkawe ntumbaze nyine karigize ishyano nkawe hari ukuntu akantu kaba karigize akantu kahe ugasanga nk'umuntu muri karitsiye yigize ukuntu ntashobotse umuntu mukuru aravuga nako kakavuga cyangwa ugasanga ni nk'akana katagira umuco bwarigize nka Mariya ubwo buntu bwigize ariko ntabwo twabita ubuntu twabita yego koze please ntabwo njya nkunda nawe menya wirata ntabwo njya nkunda abahungu bankoraho nase ariko nawe menya wirata ntabwo ari ukwirata nase ubwo ntabwo waburebera kure sonkoreho nshaka kumenya niba uri umuntu nk'abandi bantu gute kuko nirirwa nkubona mu mateleviziyo nase urabona ndi igipupe nje uri kubona na telefone njye mbona utarimo uri kubona ndi maneke oya uravuga ariko joye nawe reka mukoreho ntabwo nkunda abahungu bankoraho kire kumwe wenyine kwisi joye uyu muntu uriho hano iyi ni ishapure ndebe uyu muntu uriho ni ishapure rwose hariho Bikira Mariya aha ni Bikira Mariya uyu nguyu ni Yezu uri umuntu nk'abandi none njye nandi kukubaza abantu bigize ishyano ni ihe nama wabagira muri aka kanya abantu bigize ishyano nk'abo bantu wari uri kwiga nuko bareka kwigira amashyamba none ubundi ndibaza abantu bigira umuntu wigize ishyano ni nk'umuntu uba ushaka kumera nk'umuntu wananiranye utavugirwamo utagira iki mbega ushaka kumvikana kuri buri kintu cyose abashaka ko bamwumva kuri buri kintu cyose okay reka nkukuriraho oya ndakikuriraho nta kibazo ntabwo ukareba ndakareba nta kibazo ndakikuriraho no ntabwo mbikunda ubwo ikintu ndi kwibaza ntabwo nirata nose urankorera hirya nimba ari ubwo bwoya gute nose ni igisimba urabona wicaranye n'igisimba please kasaha kumiro bakobwa bakowe ngambaza ibibazo byose ushaka kumbaza ndagusubiza no ndi tayari kugusubiza naka kantu rega ntabwo wagakora oya ko kihoreye nta kibazo kihorere buriya wasanga gashaka kurebwa nako ariko abantu b'abasitari barirata ngo kubera iki birata kubera iki birata abasitari ntabwo bizi nyine kwirata bisobanuye iki kwa kundi kukubwira umuntu ntushaka akagukoraho nose urankorera hiye ugasanga umuntu sindi kugukoraho sindi kugusuhuza ngaho gumishaho do shyiramo izina ndi arose motari we mota reka shyira ikiganza cyawe hano turebe do komana ndi igikara koko akomana we ndi igikara none se uri igikara nyine ndekure Yesu we mfashije uwa Yesu oya mfashije uwa Yesu please ndeka motari we ndeka uroroshye ufite umubiri wawe nyine ndawase ntabwo wawurebera kure ariko utankozeho ubundi waje kumpa nimero yanjye yandike rwose yandika nguhe nimero yanjye nyine uyihamagare ndaza kubona iyawe nose wowe nta telefone ufite hapa ariko mfite simukadi none ndayihamagara gute idacamo nyine hari umuntu wanashyiriyemo simukadi muri telefone ndaza kuyireba wowe urambwira umubare uhera nyine nzakugira okay reka mbanze nkubwire mota hari abantu muri uru Rwanda dufata nk'abateye mwana sinakubwiye ngo utanyita motari nwite gute kandi wasanga n'izina wambwiye utaryibuka cyangwa CG Bruce CG Bruce ko numva ari ukurapa CG Bruce man CG Bruce wow nukurapa nukuguhamagara urapa sibyo okay ikintu yangiye kukubaza uri umuntu utera story ndetse ndi kukubonamo nk'umukinnyi wa filime suri umukinnyi suri umukomediya
oya uri iki? njyewe nkunda kuririmba ubundi. Okay, ko ndi kukubona mu yindi shusho. Yego se nshoboye iki? Uri kubona mfite n'indi mpano? Ndi kubona ufite impano ya comedy. Rahira izina ry'Imana. Izina ry'Imana. Rahira? No. Yes we. Yes. Ese aka kantu wagakuyeho ko gukoma umuntu amashyi? Aka kantu ni akantu nyine keza tugashimisha abantu. Ako baba muri kumwe nyine mwishima nyine muri guhuza nyine tu. Aba bakobwa n'inshuti zabo bameze neza. Abakobwa ngiye inshuti zanjye. Wapi? Nanjye wapi? Kurekiza na barya amafaranga nasubo nagira inshuti z'abakobwa n'amafaranga mfite. Nose ubwo urumva ushaka kuba inshuti nanjye kandi nta mafaranga ugira. Kushaka kuba inshuti. Wowe twabaye inshuti nazayabona. Nukuri nazayabona. Yego. Nuko. Wow. Najya nihinga. Nose kubera utakiringira abantu. abantu. Uratandukanyije wowe. Njyewe nandukanye gute ko ndi kimwe n'abandi? Wapi? Kandi ndi kukureba. Kandi wambwiye uruhande rwanjye ndi kukureba. Wambwiye ngo ndirata. Wambwiye ngo ndirata. Ikibazo se ko ukongaga ko mukoraho nkaba nagukozeho sinagufasha ikiganza si wabyize. Nose ubundi kubera icyo ushaka gukora akora umuntu. Nuko nagira ngo nyine numva umubiri wawe niba ari nk'uw'abandi. Nandi kukwivariza ubwo inuza izina ubutinganyi urarizi? Ubutinganyi urarizi? Se nimero kutayihamagaye mwana ngo mba. Oya nsubiza icyo ndi kukubaza. Suri kuvuga tuganire. Yego. Ubutinganyi urabizi? Njyewe ejo bundi nakoze ikiganiro kwa Habibu igihangange ambugana n'umuntu ngo nimba ari umutinganyi. Umutinganyi se si wa muhungu nabonye kuri YouTube. Yitwa Kayusi. Bamwita Mr. Kayusi, umuntu ukeneye kujya kumureba kuri YouTube agenda. Gafite n'imisatsi kajya kagira ukungu. Ariko ndabona habura gato ngo nawe bewe. Nawe ujye uza kuyizunguza. Ikaza gutya mu maso. Hari naho nabonye kiko bisazi. Ngo shinguka. Yarasekeje. Yego. Njyewe babona. Nagiye kubona mbona akantu. Wasazi wakashinguka. Yego. Wow. Nose ko mbona uvuga nk'abakobwa. Uko mbona uvuga nk'abakobwa. Mani njyewe nuko nose ko twari turi kuganira hari ubwo si ibintu bizajya bizahara umuntu azabibona. Kandi nakubwiye ko abantu bari kutureba. Abantu bari kutureba. Bose bazareba n'ibintu twigira. Ibintu wigiraga ahubwo. Oya nta kibazo ari. Ntabwo birabazabibona bitazazamo. Ijambo ubutinganyi uzi icyo risobanuye? Ijambo ubutinganyi. Nzi ko ari kagahungu kwigiro. Okay, reka twe kubitindaho. Sibyo ka twe kubitindaho. Dusoza n'iki wabwira abana bigize amashyano ube wabagira inama? Be nabagira inama. Yes, ukurikije nyine uko babona cyangwa se uko byuvuga ngo ngiye inama nabagira. Bashaka bareka kuzigira amashyano. Urumva? Kubera ko ubateganyirije ishobora kuzabaha abanyi. Ngo Imana ishobora kuzabaha abanyi. Izababaha kangahe? Izababaha kangahe? Izababaha kangahe? Izabahana. Izabaha. Nukuvanga Imana iraguhana. Ibiguhahe nyoko. Nane narayobewe iryo jambo. Ikaguha nyina. Iryo jambo sundi ryaturutse. Ryaturutse he? Ryaturutse kuvuga ngo kakazwi. Yego. Bonzabaha nyina. Noneho ni wowe wari kumwe. Noneho ni wowe wari kumwe. Ijambo kari akantu kagezweho. Banyina. Nose kari akantu kari mu muco wa Kinyarwanda. Kari mu muco wa Kinyarwanda. Kari mu muco wa Kinyarwanda. Nyine urumva. Ariko kari akantu karasekeje nuko katari mu muco wa Kinyarwanda. Ariko kari no mu muco wa Kinyarwanda. Okay. Ko kuguhanya uko. Urumva ni igihano baba baguhanye ntabwo uzongera. Nose kuki hazamo nyoko? Ni ba nyina. Ngo ndagwanyuko. Kuguha ba nyina.
njye ntabwo ndi gusobanukirwa cyeka umaye wazanye urumva niba baguhaye nyoko umuntu wenda akoze umujura yibye yakosheje yibye baramufasha bahita bamuha ba nyina iyo bamuhaye nyina urumva ubwo nyine baba bamuhaye nyina baba bamuhanye ntabwo azongera ntabwo ujya ukumva se kari akantu ngo nzabaha nyina noneho nawe bigeze kumugo keretse ko nayo mfa gukora amakosa ariko nkoze amakosa ba mama none se turi gusoza ni iki wabwira abakunzi ba Joyeuse wa Juno abakunzi ba Joyeuse wa Juno uri no muri telefone mba ndi muri telefone ngereka njyemo yego kujyamo ari gutaha nose kwa oya please njyemo se subwo reka tujyemo nose gwinygamaho nyine nose ntabwo wajya mutangamye tukajyanamo twese yesu we ariko nuko ndi igikara koko ariko isura yawe ni nziza nta kibazo igo se urabona tuberanye se tuzajye mu murenge yego icara neza ariko utagwa cyangwa se wabwira abakunzi bari badukurikiye aya masaha ikintu ngiye nabwira ahubwo abakunzi ba Joyeuse abakunzi ba Joyeuse wa Juno ikintu nababwira cyo mana yanjye nimuramuka mwumvise Joyeuse twaciye mu murenge cyakora muzatubabarire muzabe muhari mwese nose ubwirwa n'ikiko tuzajya erega ngenda bizi neza Imana yarabizi urukundo nkunda muri iyi minsi Imana hari haleluya nimba yarabikubwiye ntaribe ngiye mu mwuka amina rwose so rero turi gusoza ndagushimiye kuba witabiye ubutumire bwacu kuba witabiye ubutumire bw'umuntu ukunda thank you ndagushimiye Claude Imana iguhe umugisha kandi ugendane amahoro Imana ikurinde mu gukora byose kandi namwe mwese mwarebye kino kiganiro mwakoze kubana natwe Imana ibahe umugisha ngo ashaka kunsengera nshaka kugusengera ngufashe oya ntumfateho ubwo uri ubusha amin nshaka kugusengera isengero ngasenga ariko utankozeho amin reka ngufate ngusengere mu izina rya Yesu ngansengera apasikili siku siki haleluya apili siki apala pasaki pulu suku siki haleluya wasoje Yesu nashimye ahimbaza zabana pasiteri buriya thank you wakoze kuza kubana natwe wakoze kuza kuri channel yacu kuganiza abanyarwanda gushimisha abanyarwanda kandi namwe mwamukurikiye kino kiganiro turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha kandi mwaye muronke mu byo mukeneye byose bye